ako nzozi wajya ureka ibintu by'imikino koko mu mibereho yawe. Mama ndumva umugongo utangiye kumva. Narimenye ko umugongo ariko umwana muto gwara umugongo ashingiye ku ubyaye kangahe ku buryo urwara umugongo. Tekereza johara kuwa mbere nimo kubacira inshuro nawe nagusabye kuza kunyamba n'umunsi umwe biri kukunanira ko sha. Aho mama ubu hari ko mba ntagize koko. Ya muri urwo ngo hari uko utagize. Reba ibaze ko narimenye kwigwa ku izuba ari nikore ariko kwigwa ku izuba ryo ntekereza ko ningutazanye mba nazambaye resha kugira ngo bataza kuziba nazo zibazindemereye. Ako subundi mama urutse kuzana ya myenda yawe yose ngo batayambara batayitwara. biriya byenda bishaje n'ubundi ninde wabitwara. Ya muri urwo ngo biracyaje wazabura barongo kajya wirwa wanutse ikibuna mu nzira. Ese ubundi mama waretse tukazahakora ku gatatu ako buri munsi wagiza guhinga buri munsi nkabona izo mbaraga zo kugenza guhinga buri munsi. Ngiye buriya murirera mu kanansetse buriya mbemenya nkazana cyaje uhungwa n'igisaza cyawe nacyo cyari kunkura ku munsi. Ose waratse ibintu byo kwirata mu by'ukuri. Okay mama reka nkoreke ariko umenye ko nshora gutaha ejo sinzabura ko mba mu rugo. Kubera wahinze umunsi umwe nushaka ko umugabo se ufite isamu ntago uzajya urahinga. cyane ntago wakora akazi n'ubundi ujabirinze ariko ngo bivemo ugomba kubanza ugasirimuka ikintu cyose ubanza ukagiha umwanya ukabanza ukaniyitaho ukabona ubwita ku bindi. none se tuvuye mu by'akazi wa mukobwa wawe umukobwa wajya gunyereka bigeze ko bose nawe ntabwo ujya wibagirwa mana ya wapi ntabwo buriya ntabwo nakibagirwa. wa mukobwa mu minsi yashize karahuye ariko twashatse gushwana bitewe n'iki nabize rero muri iyi minsi guhura n'umukobwa ntari gukocora umwana rero yabigoranye cyane byane wenda boss nyira n'inama wenda pe yitwaraho ubu n'ibyandi byanyu by'abasore ngo niba umukobwa utamukocoye ngo ubwo ndagiye mbese nibyo nta n'ibindi kuko giye ubwo icyo nicyo cyatumye mushwana. yaraje ansura gato mu rugo ariko ngiyewe mane namari kubyipangira ko wewe wari wabyirumaritse kombi wesha sorry boss ajya kwisisha nabitaye ngombwa ko nuko tuganira nacyo bitwaye noneho we nta gahunda nimwe yari afite njya kubona yaje amapano yahambiye wajya ngo agiye kwambuka imipaka cyase ibindi misozi mwana yifunze ewana ubwo wewe wari uzi ko araza kubisura yambaye kakaje yasanze n'ikigusetsa yasanze nyenye n'isume ndi muri gato sanze nyenye isume atinjira ati kari akihagera mukoze harataruka wana arambwa ati nese abahungu mwese bityo musige muteye ati nese kugusura no kugira dukora ibinge biburehe ubwo rero bituma atayivumbuye ndumva ibyo ngibyo atari byo watuma naye ndemera kizukunza zamusaba imbabazi kuko yanyimiye kumusuwagege birambabaza cyo kana kubeshya none bari kwitega gukubita umwana ba wari wabitekereje byagombaga kukubabaza. Akose maazura kubondo mzeli nanyishi mbona ko nzamuka rero ngiye kwarura gwa rusaza goye gurusambo go turabona ubundi se twaguye do icyo ngicyo cya wadada iyo wadada turaruhereza uze kuyimpira kano konyine nge naho urabizi ko turasangira ariko ma wabanye urugo ukuntu ngubaka ako wepfundikira tutaza kubura ibyo turarira muko ejo ako ma utangiye kuvuga ngo ibyo turararira kandi ase ubugana bwo kwanuza bwo ko buvizira abantu bagiye kwirira ese n'ubundi bihere n'abiri kandi ubwo uramuha byinshi cyane ubwana nabwo buvizira abantu mujye kubica inzira wabo nibarangiza babohereze hano subiza kimwe warakiriye umwana nawe ni igisabo sakiriye uzaze jya wicara wihangana ubwana ntago wamenya icyerekezo cyabo ye mwakiriye mu byanjye umuntu azajya aza gucinshira iwanyu nimurangiza muze no gutereka ku biryo by'abana bawe nese ngo bigende ababyeyi nabo bavizira bihe bakabohereza ngo nimujyeyo kandi rero niba guhinga agatuza nakareze barangiza bakohereza ibyana byabo ngo bize dusangire sefufu mose ni wabamubwiye ngo njyakubwiye byo ndi kubona n'umukobwa oya no sibyo nibyo nari kumubwira ntaze ko twaweje wadacihura akomana ntabwo ibyo ntibyabwira umuntu we oya narabimubwiye ati wabonanye wari uri kumwe n'umukobwa gusa ntabwo ngiye namubwiye ngo ubwo sibyo nabigukora rero twarahashihura wagira namwibye ngo akuzitse kandi ngo nyine ngo ibyo bintu byo kugira ngo nkwizi nkuru abakobwa ngo sheri biki rero ntabwo nigeze ubwo najya kuvuga nkavuga ngo runoza yambwiye gutya ngo ndugutya oya ngiye mubwira nk'uwari uhibereye yagize ngo wenda bamwinjiye naho yawe
babisha ntabwo nabimubwiye ubwo se naba nakoze ubugogi naba nkoze ubugogi ntabwo ari byiza ndetse ko utamuye amakuru mwarahuye niko nyine twarahuye arambwira ngo hoya ngo nta mukobwa yari ari kumwe nawo ubwo yari umuhungu bari kumwe ariko se wabyihoreye yaminduye igicucu amindura injiji ndibaza ni koko kweri se buri uko mbigenza nyine nese yarambwiye ngo ntabwo ari umukobwa yari ari kumwe ngo none se ngo ujye aca ku muntu ngo ntamusuhuza nyine ibintu byinshi ndumigwa cyekora n'ubuzanga gusa nase bahagararanye mu nzira ari uko gusa wenda nk'uko wenda mba nkwize nawe ukanyiza ukambaza iti she wawe nkavuga ati byagenze bijya ako nyene ndi no gupanga no kujya kumusaba imbabazi kuko ibyo nkoze ntabwo byari bikwiye urumva warukoze ninjye amakosa wakoshije mbese boss nkune buriya wenda ntunyumve nabi hari igihe njya nicara nkabona uciye nkabona umubosi mwiza umeze neza nta na kimwe ubuze ariko sindakubona wenda n'umukobwa uri kuvuga ati wenda gutya avuga ati se bosi hari n'ubwo ubona manje kwibaza se wenda ushobora kuba warabanye n'umugore mbere dute twamenyana mukatandukana ariko bari abakozi dukorana bambwiye ko uri umusore shanya ndacyari umusore kandi ndatekereza ko kuzana n'umugore ntabwo ari vuba yuko ngiye ubu ngubu ndacyahugiye mu kazi buriya akazi ka papa mba ngomba kugakurikirana neza kuko ubu ngubu nibyo bintu bindaje ishinga wenda nkabanza nkabona agafaranga gafatika nubwo wenda katajya kagwira nta gihe umuntu aparika kurishaka ariko ubu ndakisuganya ibintu byo gutereta nabaye nkize ku bana ndavuga nti se boss se wenda se akufite nk'umukobwa mwawera muamudiringa ukuntu ntabyo kudiringa ubu urebye akazi niko kantwaye ubu uri gucya wenyine ngiye nyine gutya boss abutazamuka rwose byambabaza ariko wenda wikura koco ku ruhande pe ibyo bintu wapi Tako ma, ntabwo sidi yateye guhembye. Yarampembye se ibijuma nabiguze kimwe uko bizari munsi y'urugo tugira. Reba urugo nubatse. Sinakoze no munsi. Wakoze nawe ntugaseko. Iyo wagiye no kwiba akavuga nkapfa gufatisha kino kijumba. Urumvise wambwiraga? Ibintu by'akavuga. Uzi ko umunsi umwe bazadu akunda bakazi bijura no kubi. Bazahatwima. Nese bahatwima none reba ukuntu kijumba biragenda gitangira. None se mana. Amaze 6 nta na kimwe ndamira. Ubusuko ko Munyihere n'ibindi. ikintu cyaje nuko gwaswaho ruri akubundi ma kuki uje kutubwira ko tuputubire. Ariko ma barimo kumera byeri namwe mugiye n'umukire mama papa n'umukire acabu muhekwe uyabikubwiye wowe ibaze mubaye mwarabimpisha ubwo se urumva ibyo bintu bishoboka binawe koko yarabitsinze nabyorera ariko abenda zamurya ese ma watubwiye makuru ya papa yarapfuye papa yarapfuye nese ari kunywera byeri mwimba mba cyarapfuye cyihoreye ese biwowe ntabwo ugira ubwenge nta nubwo wumva ibintu ngo utekereze aravuga ngo ashobora kuba ari kunywa byeri nawe ngo yarapfuye ukabyemera mama ko abadashaka kubitubwira rero ukuntu inzara biri kutwica kandi wenda wamuna kundi bijumba ku yadufasha ku abafasha iki se ko ari ingondo ngo nanjye kanigendera none se wazamutubwiye basakanga kudufasha ariko twagiye ariko se mushaka kumenya ubundi iki papa abandi bo mu muryango yacu wenda bo wabona ari abakiriya ko bajya baduha n'ibyo kurya gusa nacyo ntabwo ibyo byanjye biri hema utamutura hisu mu bijyanye hehe ma kuri kwimana uyu muhungu nagiye kuzatuma inzozi rero ukureye ntangiye koroherwa iki gisaza cyawe kigiye kuzandwaza isereri noneho yayindi yo mu rwego rwo hejuru wagiye kuryama ni ubundi wabaye imbere ibyo se ukoreye ni ibi wavuze ko yaminda umusazi se nanjye numbase naramubariye ndamubarira akiza haravuga ati hari bakuntereje ndavuga ati je nawe wakuntereje niba ndi kuvuga ibiriho ni ibiriho ese ubu yarongera kuguhamagara nizere ko atako njya kuguhamagara uzi ko nako namubariye nanjye noneho ikimbabaza ndanamuhamagara wenda we kumamagara wenda ari igihe mvuga ati wenda nta mayinite aba afite genda muhamagara buri munsi ntabwo telefoni nimba yarakize blacklist nimba yarayikuyeho niba yaguze izindi simuka ariko nkize blacklist nabimenya
bishoboke ko yaguze izindi simukadi ubwo yarazihinduye nyine yabonye nta kijyamo umva gusa nyine yankoreye ibintu bitari byiza ntabwo uzamubabarira ndashaka kubaza ibyo nyine ngikambe n'ikintu sigara wenyine ese ubundi sira yewe umuntu akumva ni umukobwa oya uriya mukobwa ntabwo yibeshye ibyo byose yambwiye ibiri byo nubwo mose nawe namubariye akaba yarakuyeho telefoni ntabwo bivuze ko nzabura n'ibyanga nzagomba kumuhamagara nzajya iwabo njye kureba nimba akiri bane iwabo wasanga yenda yaranagiye nkaba ndi no kumurenganya aho yaragiye mu kindi gihugu agakoresha nimero zabo subona ko inshuro nyinshi mvuye mu kazi ufata imodoka kwitahira wari wambona hari ahantu hari hoteli na kandi kanya ukabura kunyaritsa ikira WhatsApp nyekana amafoto uri mu rugo urimo kwinywera uduki twawe buriya ngiye na papiyo n'inzoga hari wowe njye na papiyo twibereye mu rugo tuba tunezerewe umuntu afata akarahure yinyweraga akayoga ke umukozi akadutekera tukirira none se buri wese akiyerekeza aho ndibaza nk'uko wamwicanye wenda n'urugero ariko tukaba turi kuganira ni uko wenda wamaye umwanya uranyumva nenda kumva ubu ntabwo papa wajya kubaza ati wenda ati muhungu wanjye gutya na gutya koko sha nawe nyine yabimbajijeho ariko mubwira ko hakiri kare mfite byinshi nyihugiyemo urabona nibwo umuntu aba akirangiza no kwiga tuba umuntu aba ari kwisuganya urabona akazi senda akamaraho igihe kinini ngo mbe mbonye agafaranga gafatika bose rero ugiye gutuma mbivamo kuko ndavuga ati ubundi bakuma n'urugero nk'ubu wenda bose nubwo nkoresha arega ukoze ubukwe ukazana umugore ntabwo nabura n'igihumbi rwose ngo twerera avuga ati bose waje mwaza mu bukwe bwawe nkanavuga ati bunagiye mu bukwe bwa bose wawe nakemera nkakite nkagafunga burundu kuzana umugore mba mbona atari ibintu byo guhubukira bose ni ibintu umuntu agomba gutegura wavuze umuntu ariko ihangane uzavuze umuntu wenda cyane wapi ni ukubanza nkabitegura nkamenya ngo ibi bintu ngiye kubishyira kuri uru ruhande ko nanone hajya umuntu ajya atekereza buriya asura nk'abakobwa dukundana nako ubundi wajya wicara hagiye cyicara kikava hejuru y'ababyeyi ngewe naha ako ubundi wenda ko mbona uhora wihoratu ni ukudakara uzi ko wagira nkaheruka kwiyuhagira nkimubyara ariko ndinda kujya nzajya njya guca inshuro nze uzi ko cyajyaho mperuka kucyuhagira nakoresheje urwiri inzozi ni ngombwa ngo agiye mu bibazo umuntu afite ntabwo ubibona hagiye cyiyuhagira kikareka kujya gihagarara hejuru y'umuntu inzozi ibijumba nabyo uyu munsi nta n'udushyimbo umuntu yabonye iwagiye gutaratara koko gukomanga twadoda umuntu akareba ko umuntu yaza kudufatisha nimbona bagize babiguze ibyo ngiye gucuruza ubu si bo wacucumye nibura wenda ntituri mu gihe cy'ibishogoro iyo wacucumye n'agashogoro kuko ni ukuri birampebeje burundu ari uwo mwana dore ubwo icyo yenda bifite agakiki si uwo mwana arajya ibingarya aho ubundi no kwa Rusine no kwa umwana kwa Debora icyana cyo mu bakire wagira ngo ababo ntibajya ibijumba aha baribyo ubundi ibifite byo ese si igisambo sha iwanyu niba ari uko babamenyereza imiceri batajya babaha ibijumba urabona bishoboye ataje ibyara tubyirire kirimo guca ingero ukagira ngo ni icyana cyo mu ntuza nko mu buzima busanzwe Rusine nubwo njya guca y'inshuro nubwo yanyimye bikambabaza ariko buriya nasanze ari umwana w'umutima mwiza kandi wenda nk'abo mbwira ati bisaba kwitonda yubutse muri iyi minsi za cakarasi zihanze ahangaha usanga atari sawa ugasanga ufashe uruntu rw'uruki navuze muri iki gihe by'urukundo utarugiyemo neza wasanga uhubutse urashya rwose ugasanga uko uzanye umugore urugo nturunezerewemo niyo mpamvu rero ugomba kubanza ugatuza yaguhira wenda akaguhira byakanga bikanga ugiye gutuma mfata umwanzuro nanjye ubu ngiye kuba nyiboshye yizirika shamani ngiye kuba nyiboshye kuko ubu ngubu unose nimba ntangiye gusaragurika nawe ari boss wawe kumubati sindakozaho n'ikarita na rimwe none ngiye mba nshaka gukozaho amakarita kuba kuko abandi ushaka gushyuhaguzwa ni ukujya akatarashya katagabuye ariko boss sinzi ukuntu bizamo umuntu ukabona icyana kikubwira akavuga ati suye koko nane harancikira he noneho wakora ukabona nawe aremeye ukabura pafuye pafura seda pafura boss ni umupafuro ibyo rero njyewe nibyo nashatse kwirinda ibyo byanesha umwanya ugasanga n'akazi ka papa ndakishe kandi buriya
karamutse gapfuye kunyirukana yanyirukana sindebe narebe ngo ni umwana we yanakwirukana nose ntabwo abona gukina muri business ye ngo yakwirukana dakana kazi kagara niyo mpamvu ngomba gukurikirana akazi ibitekerezo byanjye byose ku kazi ibindi bizazanya kuzagira uzarongora icyo kantu uzarongore ubwo rero ako se mana yanjye kuko aba bana nzababwiza ukuri aba bana nzabigenze ubundi se kubabwiza ukuri byo mana byamfashe iki koko noneho ikibazo iyo inzara yateye bari kumbaza se natekereza ukuntu isa ari umubosi mva agahinda karushijeho kunyica ariko ndakomeza mbika ibanga